kubisobanukirwa neza kuko mu buhamya atanga avuga yuko ari wowe mugabo we wamurokoye ukaba ngo waramurutaga imyaka myinshi cyane ikubye iyo yari afite ukamurokora wamara kumurokora ahubwo ukamuhohotera ukamugira umugore ku ngufu. Mu by'ukuri icyo ni ikinyoma rwose kigaragara kuko jenoside iba ntabwo nari ndi muri Ngoma. Ntabwo nari mpari rwose, nahageze 1995 mu kwa 10 kandi nabwo sinahise njya mu rugo. Nari ndi mu kazi gatuma ntabasha kuhagera, ahubwo nyuma ya jenoside maze kugera muri Ngoma mu rugo nta nubwo namurambagije. Ntabwo namurambagije rwose, mvugisha ukuri sinigeze murambagiza, ahubwo nari inshuti na mukuru we n'umuryango dusurana bisanzwe. Nyuma yaho ahubwo byarambabaje ku buryo twabanye, navuga ko nanjye nahohotewe kuko banegetse kumujyana ku ngufu. Namujyanye ku ngufu kuko impamvu narashatse umugore wa kabiri rwose mubwiza ukuri ntabwo numvaga bamuhohoteye. Navuze ni basi umugore bamumpaye ku ngufu ariko nanjye nzashaka undi shaka, nuko byagenze. Ntabwo twigeze dukundana ngo dushakane bimwe bya sheri ishusho. Niyo impamvu baba barakugeretseho umugore ku ngufu? Impamvu bamungeretseho ese ni ibintu bye, ariko mu by'ukuri amanyanga wabonaga murimo muri we. Ariko nyine ntihangana, ibindi avuga byose byo gufomozwa arabeshya kuko abagore bakuramo inda murabizi. Impamvu ziba ari nyinshi, ashobora kuba cyane cyane ko yari afite n'imyaka yo hasi, birashoboka. Ariko numva nta ntambara yindi yahabaye, cyane cyane ko iyo nda yavuyemo batanabana mu nzu narabatandukanije. Ni ukuvuga ngo koko iyo nda yavuyemo buriya yakuyemo inda ebyiri. Ubwa mbere nkimushaka yatwaye inda ivamo, niyo ya gatatu ivamo. Ubwo rero ni ibintu bisanzwe byatubayeho, kandi si wabaye wenyine, nanjye ntabwo byanshimishije, kandi sinari nishimiye ko yamuhitana cyangwa ihitana umwana. Ubwo rero we yashatse kugenda ahimba amakuru ngo abigereke ku muntu, ariko mu by'ukuri nta muntu yabigerekaho, ni ibyago bisanzwe twagize. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Umukiza be hamwe namwe, ababera umujyanama, abaragire nk'intama, abarinde mu mahoro. Ibihe byiza cyane mwese rero mukunda munakurikira ibiganiro byacu, tubashimire cyane ko muhora mujyana natwe, tubifurize kugira amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose. Cyane rero abakunda kubera ko mudahwema kudusangiza inama n'ibitekerezo no kudusangiza amakuru kugira ngo turusheho kubagezaho byinshi bitunganye kandi binyuze abadukurikira bose aho bari mu mpande z'isi hagiye hatandukanye. Tugarutse mu nkuru ibabaje cyane y'umubyeyi wamenyekanye ku mazina ya Tausi, ariko amazina y'ababyeyi akaba yitwa Umurerwa Valentine. Iri zina Tausi akaba yararihawe ubwo yari afite imyaka 15 y'amavuko, ubwo yari amaze gushyingirwa mu muryango w'abayisilamu, maze bakamutoza shahadu. Bahise bamuha iri zina rya Tausi ry'umuryango kugira ngo arusheho kuba umuyoboke w'idini ya Islam nk'uko yaramaze gushaka muri uyu muryango. Iri zina Tausi ryakomeje gukura ndetse abantu benshi baba ari ryo banamenya cyane kurusha andi mazina agiye atandukanye yagiye yitwa. Yamenyekanye cyane ku rubuga rwa YouTube mu myaka itambutse, cyane cyane aho yagaragaye atanga ubuhamya bugaragaza neza ko yarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ari naho haje kuza nyuma umuntu wo mu muryango we abereye nyina wabo akavuguruza ayo makuru mu buryo bunababaje. Ngarutsemo meze nk'umuntu wapfuye kuko narishwe. Umuntu wanyishe rero ni mama wacu, yitwa Umurerwa Tausi. Yasohoye ikiganiro
iyo nkuru agaragazamo ko ababyeyi be bose bapfuye muri jenoside kandi ntabwo ari ko kuri. No kwa nyirakuru bagaruka n'iwacu baravuga ati ibi bintu byahinduye isura ntabwo bimeze nk'uko mbere byari bimeze, muze dushaka uburyo twahunga tuve mu mago ntibaze kudusanga mu mago. Bitaga Mariko aradukingurira turinjira, tumaze kugeramo Pasi iyi tariki turi kumwe ahubwo ntabwo nzi imbaraga aho nazikuye. kuri uyu munsi wa 15 ku itariki 16 aya masaha nibwo bari kutwica muri kiliziya. Pasi baraturashe imyambi, bashyizemo amacumu, barananirwa bitabaza abasirikare. Abasirikare bazatumenamo amagurunedi, niba ubona hano kuri uyu musaya aho ngaho izi ni fragment z'amagurunedi. Nta myaka iniciyeho bahabaze no mu kanwa byagezemo kuko hahoraga harira amashyira. Ubwo Pasi umuntu gurunedi yaramuzamukanaga akagaruka yabaye nk'isombi, imirambi tugwa hejuru irapfundikira ahantu hose. Izi saa 10 nibwo bari bananiwe baravuga ngo baragaruka mu gitondo baje gushyingura. Ntabwo umuntu yakifata ngo yica abantu bose, afite mukuru we kandi yavuze ko nta muntu n'umwe wo mu muryango we uhari. Mukuru we bavindimwe witwa nyina w'Abeza Mariya, bavindimwe mu nda ya se na nyina. Uvuga ngo nawe yabibwiye n'undi muntu ariko buriya kuko Tawusi ni umucikacumu nuko yabajije. Yego nanjye hari uwampamagaye. Abo rero harya avukana na mama wawe? Avukana na mama wanjye, ni nawe bucuri wabo. Uriya mubyeyi ni ukuvuga ngo ni nyoko wanyu? Ni mama wacu. Mama niwe mfuri wabo, uyu niwe bucuri wabo, ndetse hari na musaza uriho, uretse ko ntazano yimukiye ahantu iyo ari za Nasho, iyo ngiyo kure nta na telefone agira. Ariko afite na musaza uriho. Yego. Afite abana ba musaza we, umwe ni umumotari, bose n'abamotari muri iyi Kigali. Afite abana babuye mukuru we, umwe ni umupolisi undi ni umusirikari. Baravuga ngo n'ibyangombwa ngo ndabifite. Ibyangombwa bya Farishe. Ese umuntu wamuhaye ibyo byangombwa ko jewe nzi ko ibyangombwa iyo babigutumye babigutumaho wacikiye ku icumu bakuzi. Ibyo byangombwa koko niho yabikuye. Noneho haraho yamugobetse akantu aramubwira ngo azajye ngo kubaza Rusororo. Ntitwanyuzwe n'ibyo yaratubwiye kubera ko byatumye dufata urugendo tugana mu karere ka Ngoma, aho ni muri Mutenderi, aho hamya neza ko yarokokeye, aho twaganiye n'ababyeyi naho bakatuganiriza muri ibi. Nyina wabo bo kwa mukuru we bambe yiyitirira ba mukuru we nyina w'uwo mukobwa. Bari bapfuye muri jenoside bose. Nibo rero yiyitirira, ariko abandi babarusha, nibo buhanya atanga avuga ko bagiye kubaroha mu mugezi. Ni basaza b'uwo nguwo n'aba mukuru we nibajya kwiyitirira, ariko we ntabwo bigeze rwose bo bahigwa. Ntabwo bigeze bahigwa. Ni muri Kirehe. Yego. Ari umwana muto cyane, ngira ngo hari yavutse ndina. Ni mwene nde nande? Ni mwene Murekeza Tanazi. Yego. Na Nyirasabimana Madarina. Baracyariho se? Barapfuye. Bapfuye ryari? Ariko bapfuye nyuma ya jenoside. Ntabwo bigeze bapfa bishwe muri jenoside. Oya. Ntabwo bigeze bahigwa. Yego. Mama, iki kintu kirababaje cyane. None ahubwo urumva baragera hirya bakiyitira, ni twebwe baba bari kugira. Ko nari mfite abana, nari mfite amabyari 9. Imbyari 9. Utwana 3 tw'udukobwa. Yababa we komera. Twonyine nakuyemo mu kiliziya. Kandi urumva ko bari bamutemye nyine. Uyu mukobwa nawe n'uwawe? Uyu n'uwanjye. Hariya muri kiliziya avuga ko bari bahungiye, niho waburiye umuryango? Niho naburiye umuryango.
kuko nari n'umugabo wanjye n'abana banjye bose nari nabo yo poli nkuramo ubwo nari nazanye tubiri uyu nguyu nuko aho mvuka muzingira uyu yavuze izina rya mama we na papa baza kumenya baramunzanira imihoro bari bamukubise guti mu kiliziya neza iki ni icyuma ibyo ni ibikomere bye we bigaragara kandi umva ko naho rero rwose uwo nguwo ariyitirira mu Kabarisa uwo yiyitiriye mu Kabarisa nyina w'uwo mukobwa niwe abana be bahizwe naho uwo ngo ntabwo yigeze ahigwa ariko tugeze mu kiliziya twebwe uwo munsi nitwe bantu binaha ngaha muri umudugudu twabanje kugenda tugera ku kiliziya twahasanze abandi batutsi yego bahahungiye benshi barimo natwe tujyamo tukigeramo uwo munsi Grenade yahise ikubita oya ntago amubeshyera ntago yahigagwa ntago yigeze ajya mu bantu bahizwe ntigeze akata no ku kiliziya twari ku kiliziya yego jyana ari ku kiliziya ntago yigeze ahagera ntawe nigeze mbona abantu bari bahari ntago yahigagwa kandi ntago ari mu bantu bahigwa nyuma y'uko ibi bigaragaye twagerageje kwegera Murerwa Tausi kugira ngo atubwire impamvu y'ibi byose gusa by'amahirwe make ntitwabashe kumubona dore ko telefone ye itagicamo naho iciriyemo ntashobora kukwitaba ngo agire ibyo atangaza tukaba turindiriye kugira ngo tuzamenye neza nyirizina by'ubu buhamya yatanze ndetse n'icyo yari agamije mu gihe kandi hari amakuru meza y'uko ibuka yo muri aka karere ka Ngoma by'umwihariko abakorera mu murenge wa Mutenderi batangiye gukurikirana iki kibazo tukazagenda tubagezaho amakuru arambuye umunsi ku wundi nyuma y'ibi kandi hari ubundi buhamya Umurerwa Valentine Tausi yatanze kandi agaragaza uburyo yahohotewemo iki kikaba ari icyaha ubusanzwe mu byaha bitajya bisaza nacyo kibarirwamo ari mu nsinzi ndaza turabana yari afite abana babiri b'abakobwa nabo bari babonetse yari abereye mu kasi ndahabaye abandi bana baza gukura baragenda ndahasigara ariko ntabwo giye byampiriye n'ubundi witwa ngo yangiriye impuhwe sibyo no kuba ari kundera niwe wagarutse angira umugore yangize umugore ku myaka 15 wari kuri kukurera yego nyuma y'ibyo byose cyane ndavuga nti rero n'ubundi kuzerera n'ubu mayibobo ndatuza ndavuga ni wenda ni impuhangiriye kugira ngo ndeke kwandagara no kugumya kuzerera ariko ntawe uko nabitekereza ntago ariko byangendekeye umugabo yarakubye imyaka yanjye kabiri yaribanaga wenyine yarafite byari bimeze bite muri urwo rugo twabagamo hari iwabo yego abantu bahabaga bose bari baragiye n'abana nahasanze bari baragiye kuko n'ubundi ubuzima bwari buhari bwari bukomeye barambwira ngo bagiye gushaka akazi nikaboneka bazagaruka kuntwara ntibagaruka nani nkavuga ntawe mfite handi ho kugira gute ho kujya kavuga kuba mayibobo uri umwana w'umukobwa ni ikindi kintu biragoye nguma hamwe mpebera urwaje ariko ibyo twibwira ntago ariko tubibona ubwo umugabo yari umusiramu ariho rya zina rya Tausi ryaturutse yego ubwo bantoza shahadu anyita izina Tausi rirahama kuko nta nirangamuntu nagiraga ni naryo riba mu irangamuntu ubwo bumva ko nabaye umugore ndaza kukwereka amafoto ibyo mvuga nta kintu na kimwe ngiye mvuga nafitiye igihamya ibyo byiza ndayakwereka amafoto ubwo urugo narubayemo hashize amezi 6 baramparika waremeye arakubwira tugomba kumbera umugore kuko nawe nta yindi nzira wari ufite ntayo uravuga uti ibi bintu ndabyemeye nta kibazo yego kuko ni kenshi yari amazi igihe antoteza kandi
umunsi umwe biza kubaho turaryamana afashe ku ngufu nta muntu nari mfite wo kujya kuregera ntari kubwira karengane icyo gihe kari nicyo gihe nta n'itegeko ryari rihari ryo guhanirwa viol ryari rihari na yari ahari kubera ibibazo igihugu cyari kirimo kiva muri ibyo bihe bya jenoside cyane ibintu byari akajagari kenshi cyane ubundi abana ubundi nabaye umugore nta hantu ndi bujye yego rero nyuma y'amezi 6 umugabo yaramparitse kubera n'ubwana n'iki yarambwira ngo dufite umushyitsi ariko uwo mushyitsi ntago azataha vuba pasi nzayicamo 2 ajya ku isoko igitanda amatera aha buri kimwe angurira n'igitenge rwose umugabo mwiza umunsi wo kujya kwizanira umugore we ndamuherekeza yego Murerwa Tausi ubwo yaganiraga n'Impanuro TV nkuko yanaganiye n'ayandi masheni ya YouTube agiye atandukanye yahamije neza iyicwa rubozo yakorewe ku myaka 15 aho yavugaga ko uwamurokoye muri jenoside yakorewe abatutsi ari we wahise umufata mugira umugore ari we uyu Muslimu twahisemo kujya gushaka uyu munsi kugira ngo tuganire maze atubwire iby'ubwo buhamya ndetse n'icyo cyaha ashinjwa cyo guhotera umwana utaje imyaka y'ubukure maze akamugira umugore. Muri byinshi biteye amatsiko twagarutseho harimo n'ibyo twaganiyeho twifuje ko namwe mugomba kuza kubyumva muri iki kiganiro twabateguriye uyu munsi. Aho murire hose rero turi kumwe tubaha ikaze kandi twizere ko muraza kuduha umwanya wanyu kugeza ikiganiro gisoje kugira ngo mushire amatsiko ndetse tunabwire n'abantu yuko ibintu bijyanye n'ikinyoma atari byiza, dore ko nkuko dusoma mu nyandiko z'umuco nyarwanda ikinyoma gifatwa nk'ikintu kibi cyane gisenya icyizere n'imibanire. Abakuru bacu bakuze mbere, abo ni abakurambere, bagiye banagena imigani y'imigufi y'imigenurano ica amarenga ku ngaruka zacyo. Harimo nk'umugani twavuga ko umwe uvuga ngo ikinyoma nticyara amazi. Aha uyu mugani bawucaye bashaka kugaragaza ko ikinyoma ntigishobora guhisha ukuri ngo kurambe cyangwa ngo kigire ikintu gifatika kigeza ku muntu wakivuze, ari nabyo bigaragara kuri uyu munsi ku Murerwa Valentine Tausi. Ahandi ni nkaho bavuga ngo ikinyoma kiruta uburozi. Aha uyu mugani bawuca bashaka kumvikanisha ko ikinyoma ari kibi kurusha uburozi. Uburozi bwica umubiri ariko ikinyoma cyo gisenya icyizere, imibanire n'ubwizerane hagati y'abantu. Ahandi bavuga umugani mugufi bagira bati ubeshya umwe akaba ari we wica ubwoba. Bisobanura ko iyo umuntu yakoze ikinyoma agerageza kukirinda ahomba icyizere kandi ahora yikanga ko azafatwa. Aha ni nk'ibyo twagiye tubona ku Murerwa Tausi nyuma yuko agiye abeshya abantu benshi cyane ku bijyanye n'ubuhamya bwe, aho hari n'umuryango yabarizwagamo wamenyekanye nk'Abadasigana Family waje guhinduka Inshuti Evangelical Family. Baje kumuhagarika muri uyu muryango burundu bitewe n'imyitwarire mibi ndetse n'imyifatire idahwitse yagiye agaragaza muri uyu muryango, maze bikaza gutuma uyu muryango umuhagarika burundu. Hari n'undi mugani bavuga ngo ubeshya nyina umubyara ntaho atagera. Uyu Tausi utaratinye kubeshya igihugu cyamubyaye kikamurera kikamukuza nta na kimwe atakora. Ariko kandi hari uwo abenshi cyane bakunda gukoresha ngo ukuri guhishwa n'ikinyoma nyamara ntigucika. Bisobanura ko naho wakubaka ikinyoma bingana iki, ukuri kuzageraho kigaragare kuko ntigishobora gushira burundu. Kuri ibyo rero reka muduhe umwanya wanyu maze tuganire n'uyu mugabo wabanye na Umurerwa Valentine Tausi guhera ku myaka 15 maze tuze gukurikira twumve. Ni mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Akariza Queen. Reka toreke mukurikirane kino kiganiro kandi tubashimire cyane ko muri kumwe natwe. Ikaze. Abanyarwandakazi ndabasuje, abari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu mwese ndabasuje. Niteguye kubaha ukuri kubera ko mu by'ukuri ikinyoma ntabwo umuntu yacyubakiraho. Ahantu twari tugeze ni heza, nta mpamvu yo kubeshya Abanyarwanda. Yego, urakoze cyane. Uriya mubyeyi ngira ngo tujya kumumenya ku mbuga nkoranyambaga, yatangiye aza kutubwira inkuru z'ukuntu yarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Mu by'ukuri nkawe nk'umugabo we
wamushatse ngira ngo uzi byinshi kurenza uko abandi bantu bo hanze babizi. Mu by'ukuri ni mu kiganiro byagenze gute? Mu by'ukuri umuntu twabanye imyaka igeze muri 13, amakuru mfite ni menshi, ariko muri imyaka 13 tubana twabanye mu buryo busanzwe, ariko igihe cy'ibiganiro tukajya gufata mu mugongo mukuru ko yapfushije umugabo, apfusha n'abana b'abahungu bose. Ubwo rero twarajyanaga tukamwihanganisha tugataha bisanzwe, ariko tumaze gutandukana 2010 ashatse undi mugabo, nibwo numvise amakuru ko asigaye ahahamuka, ko yapfushije ababyeyi mu ntambara. Birantungura, mpitamo guceceka, narizi ko atakomeza kurenza kuri ariya magambo. Wumvishe amakuru y'uko asigara agira ikintu cy'ihungabana? Wumvise amakuru ko iyo habaye ikiganiro nyuma ya 2010 ko ahamuka mu kiganiro bavuga ngo ababyeyi bapfuye mu ntambara, ariko birantungura, uretse ko ntumvaga ko bizajya kuri mbuga nkoranyambaga. Numvaga bizagarukira aho ngaho gusa, atazajya ku mbuga nkoranyambaga. Ni ukuvuga ngo ibi yabitangiye muri 2010 ko tubana ntabwo yigeze ngaragariza. Hanyuma mumaze gutandukana nibwo yatangiye yajya mu kiganiro agahamuka ngo ababyeyi barapfuye, kandi bapfuye muri jenoside, kandi ntabwo ariko byagenze. Basigaye bavuga ngo guhungabana. Uko bagiye kwibuka kuriya ukuntu abandi bantu baba bibuka, nawe agahungabana. Mu by'ukuri ibyo bintu byantushije ku mutima, sinakubeshya. Utekereza ko bizarangira? Ntekereza ko bizarangira, wenda birashoboka. Nanjye nubwo ndi umuntu w'umugabo nakwihanganamo, ariko nk'umuntu ashobora gutanga ubuhamya, nanjye nkagira ihungabana, kandi ari nk'umuntu w'Ibutare, ngenda umunyakibungo, yatanga ubuhamya nkumva ibyo bintu byabaye birababaje, nkagira ihungabana. Ariko ikibazo ni uko yashyiragaho n'amagambo akavuga ko ababyeyi be bapfuye muri jenoside, kandi abeshya. Icyo kintu giteye ubwoba. Yego. Mu by'ukuri, cyangwa se wenda twatekereza ko yaba yarabitewe nuko wenda yagiye abona abantu bica abandi, akaba aricyo cyabimuteye se? Ntabwo nzi imbaraga capacity y'umutima wacu, ntabwo zingana. Hari ukuntu umuntu yakira ibintu, sikunda byakira. Nkuko nkubwiye ko nanjye nshobora kugira ikibazo, umuntu w'Ibutare ari gutanga ubuhamya, ibintu bamukoreye nkumva birambabaje, wenda bashobora kuba ari mu rwego rwo hejuru, ariko bikaba bibabaje kuba wavuga ukanavuga ko nawe wagize icyo kibazo cy'uri gutanga ubuhamya nawe yagize, kandi ntaho bihuriye. Yatubwiye ko ngo mama we ngo bamukurubanye mu nzira, akagwa nzira, intare hamwe zimwisha. Mu by'ukuri mama we niwe nyoko bukwe wawe. Yego. Yapfuye ryari? Yapfuye 2002 gutyo. Yego. Ntambara yaranarangiye. Jenoside yararangiye kera. Urumva ntaho bihuriye kuba umuntu avuga ko yapfuye 1994, kandi abaturage bakavuga ko yapfuye 2001 cyangwa 2002, hagati aho ngaho. Urumva harimo ikinyoma kiteye ubwoba. Yego. Mu by'ukuri Tawusi, waduha urugendo rwawe rw'ubuzima, uko mwaba mwarahuye, uko wenda wamurambagije, kugira ngo abantu barusheho kubisobanukirwa neza, kuko mu buhamya atanga avuga yuko ari wowe mugabo we wamurokoye, ukaba ngo waramurutaga imyaka myinshi cyane ikubye iyo yari afite, ukamurokora, wamara kumurokora ahubwo ukamuhohotera, ukamugira umugore ku ngufu. Mu by'ukuri icyo ni ikinyoma rwose kigaragara, kuko intambara jenoside iba, ntabwo nari ndi muri Ngoma, ntabwo nari mpari rwose. Nahageze 1995 mu kwa 10, kandi nabwo sinahise njya mu rugo. Ntabwo nari mpari mu ntambara rwose, kubera ko nari ndi mu kazi gatuma ntabasha kuhagera. Ahubwo nyuma ya jenoside maze kugera muri Ngoma mu rugo, nta nubwo namurambagije.
ntabwo namurambagije rwose mvugisha ukuri sinigeze murambagiza ahubwo nayo inshuti na mukuru we n'umuryango dusurana bisanzwe nyuma yaho ahubwo byarambabaje ku buryo twabanye navuga ko nanjye nahohotewe kuko banegetse kumujyana ku ngufu namujyanye ku ngufu kuko impamvu narashatse umugore wa kabiri rwose mubwiza ukuri ntabwo numvaga bamuhohoteye naravuze ni basi umugore bamuhaye ku ngufu ariko nanjye nzashaka undi shaka nuko byagenze ntabwo twigeze dukundana ngo dushakane bimwe bya sheri ishusho niyo mpamvu baba barakugeretseho umugore ku ngufu impamvu bamungeretseho mukuru we yari afite umugabo w'umusirikare mbese ubwo yari yashatse undi mugabo babyaranye abana yari yapfuye muri jenoside hanyuma ashaka undi mugabo w'umusirikare yajyaga afata umwanya rero akajya gufata amafaranga mbese aho umugabo yabaga w'umusirikare nyuma yagiye rero ntaraje nk'uko byari bisanzwe tuganira n'abana mu rugo biza kugera no mu ijoro cyane ndaharara ariko mu by'ukuri mukuru wamaze kuza bamubwiye ko ntaraye aravuga ati nta kindi yaraye ahangaha ariko ashobora kuba yaryamanye na murumuna wanjye ariko ntabyo nari nakoze ntabyo nari nakoze abaturage babitubwiye uko tubwiye niko abaturage batubwiye ntabyo nari nakoze rwose n'imbere y'Imana gusa ni bimwe by'abasore byo kuvuga ngo muri story ariko nta kintu nigeze nkora nyuma yaho rero bantera ubwoba baravuga bati wowe ugomba kuzana inkwano ukajyana n'umukobwa ndavuga rero numva ngize ubwoba bwo kuba umuntu yafungwa ndavuga nti ngiye ngomba kumujyana umujyana gutyo umujyana muri ubwo buryo ariko ntabwo twigiye dukundana sheri ishusho ngo tuvuge ngo tuzabana gutya ngo tubipange namujyanye kubera ubwoba rwose kubera ubwoba baguteye ubwo nawe warahohotewe ahubwo yego hanyuma rero atubwira yuko ngo amaze kugera muri urwo rugo ngo yahuye n'urugamba rutoroshye cyane aribwo avuga ngo wajyaga utaha ngo ugatahana abagore ubahetse ngo niba ari mapyisi bahetse kugeza ubwo waje gufata icyemezo noneho ngo ukazana umugore bakabana uwo mugore nawe akaza kumuhohotera ngo akamuforomozamo inda y'amezi 6 ibyo bintu koko ni ukuri ibyo bintu ntabwo ari ukuri nk'uko mwavuye ku ivuko mwabonye amakuru ahagije mu Bayisilamu ni ibintu bisanzwe ko bashaka umugore wa kabiri umugore wa kabiri naramushatse ku mugaragaro atari mwijima ariko ibindi avuga byose byo gufomozwa arabeshya kuko abagore bakuramo inda murabizi impamvu ziba ari nyinshi ashobora kuba cyane cyane ko yari afite n'imyaka yo hasi birashoboka ariko numva nta ntambara yindi yahabaye cyane cyane ko iyo nda yavuyemo batanabana mu nzu narabatandukanije ni ukuvuga ngo koko iyo nda yavuyemo buriya yakuyemo inda ebyiri ubwa mbere nkimushaka yatwaye inda ivamo niyo ya gatatu ivamo ubwo rero ni ibintu bisanzwe byatubayeho kandi si wabaye wenyine nanjye ntabwo byanshimishije kandi sinari nishimiye ko yamuhitana cyangwa ihitana umwana ubwo rero we yashatse kugenda ahimba amakuru ngo abigereke ku muntu ariko mu by'ukuri nta muntu yabigerekaho ni ibyago bisanzwe twagize mu by'ukuri Tawusi ubana nawe wabonaga ari umugore witwaye gute mu buzima busanzwe ibi bintu byo kuba wenda yabeshya yaza ku mihanda akabeshya wabimubonagaho mu by'ukuri umuntu ni mugari ariko Tawusi mu mibanire yanjye nawe nta utagira amakosa ariko hari amakosa yakoraga arengereye ku buryo ibintu byo kubeshya ari ibintu yasaga naho nitoza wamubazi bagasubiza ibi naguha nk'urugero hari igihe na polisi yigeze kubizamo yifotoje abasilamu urabona ukuntu bambara yari yifotoje ifoto yambaye ijipo ngufi cyane ariko ashaka kuyiha umupadiri witwa Viateur kuko ni umuntu we cyane kugeza n'uyu munsi noneho turi mu rugo nza kumubaza ntese kuko aba fotografe ko bari kumbwira ko wifotoje ifoto ushaka kuzayiha padiri Viateur nibyo atera induru ngiye kumwica ariko muje kuri ndi kumubaza bisanzwe turi mu rugo ateye induru emosiyo zarazamutse mu kumukubisa urushyi
arakomeretsa ajya na polisi. Icyo gihe basanze kuri resitora baje kumfata, umupolisi w'umwafande witwa Karekezi aza kumfata, ahageze asanga ni njyewe, ati mwowe Abasi n'ukuntu witonda, ati rero ntundushye jya imbere twigendere niba bari kwiganirira ujye kudusobanurira ukuntu umusore wa mugore. ngerayo bankozemo niba numva nari ibintu byo kurwana ntabwo ari ibintu byanjye, nari nkoze amakosa ndayemera, ndavuga rero umugore mukubise bintungu ariko n'uwiteye bati ngaho tube tugucumbikiye. Nyuma y'iminsi nk'itatu cyangwa ine nibwo abaturage bicaye barimo umuntu w'umudemobe witwa Muhamudu, yari umuyobozi, baricara baravuga bati se umugabo wundi uretse kari akantu kabaye hari ikindi kintu mufata ntacyo, shaka ukuntu rero ujya kuri polisi wandikira urupapuro uvuge umugabo azajye mu bana, rero abana nta kibazo. nuko nafunguwe, ariko icyo twajyaga tugirana ibintu byo kumbeshya cyane. N'ubundi ni ukuvuga ngo kubeshya byari bisanzwe, kubeshya ni ibintu bye, ariko mu by'ukuri amanyanga wabonaga murimo muri we. Ariko nyine nkihangana, kuko burya abantu uzabona basazanye baba baragiye bihanganira ingeso nyinshi, umugabo akihanganira umugore n'umugore akihanganira umugabo. we rero ntiyabishoboye, kubishobora nibwo uzabona abantu basazana. Yego. Ubwo kugira ngo habeho intandaro yo gutandukana hagati yawe na Tabusi byagenze gute? Nta mpamvu n'imwe yatumye dutandukana, ahubwo igitangaje habaye irayidi iyo ya 2010. urumva iyo ufite abagore babiri, irayidi imwe nayo nayisariye i Kigali, indi igomba kuyisarira i Kibungo, namusize Kabuga njya ku irayidi. Icyo gihe n'amasaha yaramfashe nyisarira Kayonza, sinageze Ingoma, nakomeje nyuma y'irayidi. Ngarutse mu gitondo nta nubwo natinzeyo, naragiye ku irayidi tuganira n'umudamu. Mu gitondo ngarutse nasanze inzu twakodeshaga nta kintu kirimo, byose babyimuye. Hari umusore rero wamukodeshereje ahandi. Mpamagara abaturage ndababwira nti umugore yagiye, nawe baramuhamagara avuga ati nta mugabo nshaka. uko nguko naragerageje kwihangana, nkomeza akazi nakoraga ko gutwara moto, ariko umugore arambeshya ngo aribana, najya gusura abana ngasanga ari kumwe n'abandi bagabo, nkihangana nkavuga nti umuntu baramukoresheje, ndavuga iki? Atangira ubwo buzima kugeza ubwo yagiye ahinduranya abagabo, ndamwihorera. Birababaje, ariko nuko abagabo wenda batavuga, nyamara harimo abagabo nabo baba bararenganye. Watubwiye yuko mu by'ukuri wabanye na Tawusi utarigeze umukunda, mutarigeze mukundana, mutarafasha igihe cyo gukundana nk'umugore n'umugabo, cyangwa se nk'umusore n'inkumi bagiye kubana. Yego. Mu by'ukuri mubyarana, urumva mwari mugize, ubu mwari mufitanye imbyaro zingahe? 3. Imbyaro 3. Nuwo nuwo ntabwo mubara ko ntariho. Wo ntabwo ariho. Hanyuma se byibuze se waje kugera igihe byibura bitewe wenda n'imyitwarire cyangwa se uko mugenda mumenyerana, wagize igihe urukundo rubaho, cyangwa n'ubundi wumvaga n'ubundi utakumva? Urumva umuntu yakubyariye, tumaze kugira gutyo, tumaze kubana muri ubwo buryo, twaraganiriye nyine bisanzwe, ndavugana ariko turabanye nibyo, ariko mukuru wawe yakubajije ngo mwararyamanye urabyemera, ariko wambeshye koko twararyamanye. Arambwira ngo ni umuhungu yagira ngo batamfunga. Hase iyo uvugisha ukuri ukavuga uti ntabwo twaryamanye, wera tukazabana nyuma tukabana nyuma, ariko utabeshye ngo twararyamanye. Buriya nubwo turi kumwe, ariko warambeshye, icyo kintu twakiganiriyeho. Nyuma rero amaze kubyara, mbona ko nyine umuntu wo kubyarira abana mwahuje amaraso nta kindi, ndavuga ni reka tubane gutyo nta kindi. Ugenda umwiyumvamo, urukundo rugenda ruza. Nagiye mwiyumvamo n'ibiganiro nkumva bagenda neza, ariko we nkabona ari basekana imbere ko afite ikintu agukinze. Yego. Mu by'ukuri se ko bivuga yuko hari umugabo yavuze, yatubwiye mu izina ngo wamutoraguye, dusubiye inyuma gatoya, niba uwo mugabo ngo niba yavuze ngo ninde? Nzabandora. Nzabandora. Uwo mugabo Nzabandora waba umuzi koko? Ahubwo icyamwunguye mu kiganiro avuga ngo umugabo Nzabandora, kandi Nzabandora ni papa.
yampaye nka data ni papa rwose. Papa yitwaga Nzabonera Abdallah, yapfuye 1998. Yanapfuye mbere y'ababyeyi be. Ni ukuvuga ngo papa niwe wamaze kumva ayo makuru, nahise mubwira ayo makuru yambayeho, mubwira ko banyatse inkwano bitarenze mu kwa 12. Mbona nari mfite udufaranga dukeya, inka zari zinakigurika rwose, abantu bagura inka y'ibihumbi 30 nziza pe, 97, inka nziza y'ibihumbi 30. Ngura inyana nziza, mbwira papa uwo Nzabonera yavuze, barifata n'abaturage b'iwacu bajyayo bafata irembo ababyeyi be bahari. yampaye nka data. Ubwo rero sinzi ukuntu yazanye na papa, kandi na papa ntiyari amazi narabone mwana ujye kumusabira kwa yitwaga Murekezi. Ise yitwaga Murekezi. Niko abaturage batubwiye. Agenda ku mugaragaro habona. Ku mugaragaro amanywa y'hangu aragenda bafata irembo, tunywa gafanta. Ubukwe nabwo buraba ariko bwa Kisilamu nyine, ntago ari bibibibi, buraba bwa Kisilamu, dufunga indobo, turya umuceri, ibintu birarangira. Ucyura umugore. Mu by'ukuri twebwe nkatwe tuba dukeneye kumenya nk'umudamu urongoye muri ubwo buryo, mu kuri tuba twumva dufite amatsiko. Nk'ijoro ryawe ry'ubukwe kuri uwo munsi wa mbere w'ubukwe, ijoro ryakugendekeye gute? Hari icyo wicuza muri ririya joro, cyangwa se hari icyiza waba wararibonyemo? Icyiza cyo nticyabura, urumva Umuyisilamu hari ukuntu mu myemerere yacu twemera igeno, kwemera ko icyiza n'ikibi bituruka ku Mana. Ubwo rero maze kubona bigenze gutyo, naravuze nti ibi ngibi ni gahunda y'Imana, mpita nkomeza ubuzima bisanzwe. Ni gahunda y'Imana yabaye, nkomeza ubuzima bisanzwe. Buriya Imana yo hari ukuntu uhitamo, ariko n'Imana ikaguhitiramo. Nari nishyizemo ko Imana yampitiyemo umugore. Yego. Nyamara urebye wasanga bose koko nibyo ako nibyari. Navuze Imana yampitiyemo umugore, ariko wowe ufite igihe nka kimwe cy'abazungu. Wowe yari haye igihe buriya. Yego. Mu by'ukuri rero Mana yo mu ijuru, ubu nyine biba byancanze iyo wumvishije izi nkuru n'ibiganiro uyu wahoze ari umugore wawe agenda avuga ku mbuga nkoranyambaga. Ubyakira ute? Cyangwa se iyo wumvishije ibinyoma ibyinshi wumva ko ari ibinyoma, wowe nkawe ubyakira ute? Cyangwa se muri sosiyete nyarwanda abantu bagufata gute nk'abantu basanzwe bakuzi? Birababaje nk'iyo numvise ibiganiro, hari nk'aho umunyamakuru amubaza ati se ntacyo watangaza ku mugabo wawe, akamubwira ati gera yewe ibyo uriya muntu mwihorere. Ukumva ko nk'abanyarwanda bakurikira ibiganiro baravuga bati iki kintu ni igikoko. Ariko nareba uburyo nge mbana n'abantu nkumva birambabaje. Ese ko numva abantu tuba tubyumva kimwe, abantu bavuga bati abasi, nanjye numva dukundanye, ariko umugore akansiga ibara ati ni igikoko. Nkibaza ubukoko bwanjye Mana Nyagasani, niba ari ubwo kwisura, niba Mana Nyagasani nta mutima mubi nigeze mugira uriya mugore. Ese mu by'ukuri nk'aba kuva yava mu rugo mwatandukana, wigeze ugerageza kumwegera nk'umugore wawe wakundaga, ugufite n'abana, ngira ngo abana muri aka kanya wenda niba ubafite ahari, wigeze ugerageza kumwegera byibura ngo ibyo bintu mubiganireho? Ese wigeze ugerageza kuba wamugira inama ukamubwira ko ibi bintu ari kuza gukora no ku mbuga nkoranyambaga kuza kubeshya atari byiza? Naramwegereye inshuro nyinshi zitari imwe zitari ebyiri, nsura n'abana, ariko bigeze nka 2013 yashatse umugabo wawe ndo gusezerana ku murenge. Umugabo hani Kabuga baramuzi rwose, witwaga Batista, barashakana. Ariko nyuma yaho ntibyanciye intege yo gusura abana. Najyaga muri quartier nkaparika nka moto, abana bacaho bajya ku ishuri nkabasuhuza, naba mfite bibiri umwana nkamuha, bikagenda gutyo. Rimwe nza kwifata njya kumusura mu rugo, njya gusura abana mu rugo, ariko umugabo ntiyari ahari n'umugore ntiyari ahari. Ariko ibyago byanjye nkihagarara n'abana ku muhanda gutya, umugabo yahise azana inkoni nga nkubite. Ahubwo cyantangaje nubwo agira aya magambo yo kubeshya, no mu mutima we habamo impuhwe. Yaraje duhagarara hagati niwe tubujije kurwana, aradukiza.
ati sinshaka ko murwanira hano. Umugabo ati ushyigikiye umugabo wawe, ati jye simushyigikiye ariko mwirwanira hano. Nibwo byarangiye haje mudugudu batujyana kuri polisi, abapolisi baradukiza banamwumvisha ko abana atarabe ninjye mbona umwanya nzageza gusura abana ariko nkabivuga. Nuko byagenze. Ni ukuvuga ngo wowe wari ugiye kubasura kubera urukundo n'impamvu ugize. Numvaga mbakumbuye pe. Hari ukuntu buriya nawe ngira urukumbuzi rurenze ku bana. Nagiye numvaga birenze. Wenda umugore we byari byararangiye, umuntu wasezeranye ku murenge numvaga byararangiye. Ariko numva umutima ku bana biranze njya kubareba. Ngezeye rero bimbera intambara ariko byarangiye polisi birangije bamwumvisha ko ngomba kujya njya gusura abana. Nabahamagaye ndabyemera. Nyuma yaho nuko nyine yaje no kugira ibyago aba umupfakazi. Uwo mugabo yarapfuye. Uwo mugabo yarapfuye? Yarapfuye. Nawe bari mu miguruko batabanye neza mubeshya kubera umupadiri nakubwiye. Era umupadiri ni mubi cyane. Yako twumvishije na hariya mu cyaro abaturage batubwira yuko hari umugabo w'umupadiri n'ubundi padiri wo kuri urwo rusengero wo iriya kiliziya. Mu by'ukuri se uwo mupadiri yaramuteretaga n'ubundi mubana? Twajyaga tumupfa buri munsi ko ashobora kukubeshya ngo agiye kureba mukuru we akabasimbukiye kwa padiri, amakuru ntayamenye. Urumva nk'umuntu wari wiviriye mu bibazo, ntabwo nari bujye guhangana ngo bamfunge nkabyihorera tukabana gutyo. Ukabana umusangira na padiri cyane mbizi kandi nkamwihorera. Uwo mupadiri aracyariho? Uwo mupadiri arahari. N'ubu ngubu bafitanye ubumwe budasanzwe kandi amakuru ndayafite. Reka da. Ese wumva nk'Imana Nyagasana ikoze ibitangaza, umugore wawe Tawusi akagusabira nk'imbabazi akavuga ati mutware wanjye mugabo rwose mpekeye abana mbabarira, wamubabarira ukamusubiza mu rugo? Mbere y'ibiganiro ibyo bintu nari mbyiteguye. Mbere y'ibiganiro yatanze ku ma YouTube nari mbyiteguye. Ariko ubu ngubu nashyizemo umukato kubera ko yagaragaje ko ari umuntu mubi kurushaho. Numvaga impuhwe yagiraga kera, ibiganiro twagiranaga wenda ashobora guhinduka, ariko biragaragara ko yabaye mubi kurushaho. Ahubwo ikimbabaje n'abana, kuko abana ntibakinyitaba kuri telefone. Abana barampamagaraga, papa dukeneye 5, nkemera nkayiguriza nkavuga nti uyu mwana tutabana atazavaho agakura akavuga ati papa yaranyirengagije nkayashaka nkayamuha. Ariko nyuma y'ibiganiro abana baranyanze, nta mwana nahamagara nganyitabe. Ahubwo nshobora kumuhamagara akanyohereza message ngo urinde. Hari umwana umwe yabinkoze, naramuhamagaye ndamuhamagara nshaka kumubwira ko ndi i Kigali nimbona umwanya nzamusura. Anyohereza ka message ngo urinde ngo urifuza iki. Ndabubwira nti ni papa wawe. Ngo washakaga iki ku ma message. Noneho mpita mvuga nti oya ibi ngibi byararangiye reka mbyihorera. Ndatuje ariko umutima biriho ntabwo nabikuraho. Mbabajwe n'abana ukuntu bumvise ibi biganiro bakagenda burundu kubera mama wabo. Bakakwanga. Bakanyanga burundu. Mu by'ukuri ariko ngira ngo ibiganiro nubwo tubikora tuba turi kubikora kugira ngo twubake sosiyete nyarwanda, ndetse dukureho n'ibi bintu byose n'ubitekereza ibi byose ko nago byubaka mu by'ukuri abireke. Muri aka kanya abana bawe harimo abakuru bari kukumva ndetse bari bukubone kuri iki kiganiro. Ni igiki wabwira abana bawe muri aka kanya niba utakibabwirira kuri telefone? Abana banjye rwose nagira ngo mbahe message, ngenda bakunda ntacyo nabima ngifite, kandi rwose bafungura umuryango w'ibiganiro tuganire. Imana ni byose rwose bana banjye, Imana ibafashaho muri, ariko mujye hagati yacu mwumve ko mugomba kugendera ku kuri. Ikiri ukuri mu kigendereho, ariko ikinyoma mu kireke, mwumve ko turi ababyeyi banyu. Na mama wanyu simabwiye ngo mumwange, ariko byibura nanjye mujye mwibuka ko ndi umubyeyi wanyu. Ubu hashize igihe kingana iki utavugana n'abana bawe cyangwa se mudahura? Hashize nk'umwaka n'igice.
ni ukuvuga ngo kuva yatangira gukora izi nkuru z'ibiganiro ziguharabika ntabwo wigeze wongera kuvugana nabo. haje umwana umwe w'ubucura wavutse 2004. Umwana arampamagara ati numva ngize icyifuzo cyo kugusura i Kayonza niho nakoreraga. Umwana namubwiye ni karibu, araza nsanga kuri restaurant ndamwakira, mpamagara mukase aramusuhuza, arambwira ati papa rero ikintu cyanzanye. Nabonye ibiganiro ariko narinje kugira ngo umwe ukuri, umbwize ukuri. Mama mwabanye muti? Umwana ndamubwira nkuko nabikubwiye. Yego. Twabanye gutya na gutya nyuma yaho urukundo rugenda ruza buhoro buhoro tugirana n'abana ari bo mwebwe. Hanyuma gutandukana byagenze bite ko yari akiri akana. Yego. Ndamubwira nti ngewe twakodeshanga yimutse n'ibintu byose. N'ibintu yasizemo imyenda yanjye n'agakeka kamwe. Ibintu byose arabitwara. Ntinuko nkuko twatandukanye nta mirwano yabaye, nta bayobozi bahageze, we yimuye ibintu ashyiraho abakarani barimuka. Umwana byose arabyumva. Ati papa ndabyumvise ariko niba ari ukuri umbwiye ngiye kugenda nganire na mama nzakubwira. Agezeyo nyina yaramututse, umwana bampamagaye numva umwana ari kurira. Ariko mubwira ati kuki wagiye kuganira na papa wawe n'ibiki kuva uwo munsi. Umwana ntiyongeye. Ese kuva Tawisi yakwiba ubwo rega bwo yaragusahuye. Ni ukwiba kuko urumva iyo watwaye ibintu by'umugore mwashakanye urumva aba yakwibye. Ntabwo ugeze ushaka kuvuga ngo ujye mu buyobozi umubwire agaruke iki nawe wahise ubyihorera. Oya mu buyobozi cyangwa yorosoye nahamagaye. Oya nahamagaye abaturanyi. Umbe ibintu bigenda buhoro buhoro bihera muri Gacaca. Nahamagaye abaturanyi twari duturanye turicara na waraza. Ndamubaza ese inzu ko wayisize yonyine ukagenda byagenze bite ko niba hari ikosa warimbwiye tukarikosora. Arambwira ati nta bagabo nshaka. Ndamubaza ni abagabo bose cyangwa ni ngewe? Ngo ni abagabo bose ngo ngiye kwibana. Ariko nyuma yaho Kabugayo irabizi abagabo batashakaga yabashatse rwose yimaze ipfu. Ese mu by'ukuri wenda dusubiye inyuma ho gatoya uko kwimuka wabonye yari yabigambiriye cyangwa se ni ibintu byamufasha ku kanya yaba yarakuyeho ubushobozi bwo guhita ashaka abakarane bo kumuteruza ibyo bintu muri ako kanya yaba yarabitewe se no gufuha wenda ko wagiye kwa mukeba we mu by'ukuri utekereza ko ari nk'iki? Wapi ahubwo hari ukuntu umuntu ibana n'umuntu hari amanyanga aba afite nawe yazi. Ashobora no kubwira ati ngiye kwa mukuru wanjye, urabona ko hari déplacement muri iki gihugu, ugakora ishoka byose ukamubura ubushye ariko ukanamutangayo ukareba ibyo ari bwikoze. Wenda ukamutanga kwa mukuru we niba yagiye saa 8 akaza kuhagera na saa 1 hari aho yabanje kunyura. Ubwo rero tubana i Kabuga ibintu yari yarabipanze kubera ko yigeze gusohoka yaratetse asohoka kureba aho inkono igeze. Mfata telefone ye byihuse njya muri message, nsoma message ivuga ngo ariko so umugabo wamuretse ukazaza tukabana. Yampaye telefone mpita nongera ndayizimya nani ndyamye nyubikaho yarayisize ndongera neza agaruka yirukana telefone yanjye niye ndayimuhereza ariko nabisomye. Nyuma yaho ahubwo maze kugenda nibwo wa muntu wohereje message nagiye kumushwana ariko byari byarangiye. Umva we yapangaga imipango ye buri munsi. Niba iyo message yari irimo arabunguraga ati uzareka umugabo ryari. Umva barabiganiraga. Iyo message narayisomeye nta nubwo ari igihimbano. Hanyuma ahengera ugiye. Ahengera ngiye nyine. Wari waramuteguje ko ku irayidi uzajya hari ukuntu umuntu aba afite abagore babiri wenda ukamubwira ati wowe nzakora iki nawe nzakora iki. Wari waramuteguje yuko uzajya kureba mu mukeba we wundi? Urumva ibyo bintu ni ntabwo biteguza. Gusa umuntu ufite abagore babiri hari ukuntu aba afite imipango avuga ati kuwa mbere ndabamari undi wa mbere nzaba ntahari ariko si ngombwa ngo ubibwire abadamu. Ntibigeraho bikizanamo gusa. Urabipanga nk'umugabo ukajya ushaka. Icyangombwa nuko uba wasize rasiyo.
ese mu by'ukuri Tawusi wenda dusubiye inyuma kuri mukeba we wamuzaniye mukeba we wabimubwiye wabanje kumwicaza nk'umugore uramubwira uti madamu dore ngiye gushaka undi mugore cyangwa se waramuzanye nyine umushyira aho ngaho nyine nk'umugabo n'ubundi abagabo bavuga yuko ubundi bavuga ko ngo bafite ubumana cyangwa se abagabo ni ubutware umugabo wenda ubumana byo birarenze ubudahangarwa ubumana imana yo tutayicokoza yego wenda urakoze kunkosora wigeze umufata byibura uramuganiza ati madamu nzazana undi mugore cyangwa se yagiye kubonabona umumutuye hejuru utigeze ubimubwira hari uburyo umugabo ashobora kubibwira umugore cyangwa se ntabimubwire yego byose birashoboka ushobora kubibwira umugore uti nzazana uwa kabiri cyangwa ntubimubwire byose umugabo ashobora kubikora ahubwo nuko numvise mu kiganiro yaravuze ngo yaharitswe mu mezi 6 ni ikinyoma nacyo ubwo wazanye undi mugore amaze igihe kingana iki yari amaze umwaka buriya Tawusi na bose bari ba Tawusi nako bose bitakwaga ba Tawusi bahitiranwaga ayo mazina ni wowe wayabahaye se cyangwa wasanze mugenzi we nawe yitwa Tawusi uriya turi kumwe wemeye ingeso iwabo bamwise Tawusi ahubwo igitangaje wumve Imana ukuntu ari igitangaza uriya aje kuba umusilamu abayobozi b'abasilamu bari kumubwira bati hitamo izina yahise ahitamo Tawusi Imana ari igitangaza ni igitangaza hanyuma rero ubwo ngubwo namushatse ku itariki 5 z'ukwa 7 9 uriya wa mbere uwa kabiri nawe mushake 5 z'ukwa 7 9 yampaye byose ni igeno ry'Imana ry'Imana hanyuma se mu by'ukuri wamuzanye mu nzu kwa Tawusi n'ubundi barabana nk'ibisanzwe Tawusi umuzana yabyakiriye ate nta mugore ushimishwa no guharikwa nta n'umwe yego nta n'umwe ariko biranga bikabatu akabyakira byanga bikunda akabyakira hari abatabyakira ariko hari n'ababyakira bemera rya geno nakubwiye nk'abayisilamu iyo wemera igeno urabyakira mu by'ukuri se babanye gute mu nzu ko batubwira Tawusi avuga yuko yabanye mu nzu nabi na mukeba we amuhohotera amutoteza nk'umutware wabo wenda wabaga wagiye no gushakisha n'iki ariko se nta birego wakiraga umwe ngo byagenze gutya undi ngo byagenze gutya cyangwa se ngo usange barwanye ari naho hose avuga yuko ngo bamuforomejemo inda bari babanyeho gute mu by'ukuri kugira ngo nuriya mubyeyi yashyizeho icyo cyasha cy'uko nyine yamuforomejemo inda wenda yiyumvemo babanyeho bate abakeba ntabwo bashobora kubana neza birumvikana ariko nta nubwo nabona agiye gushakisha kure twabaga turi kumwe muri resitora ariko ntabwo twamazemo igihe kirekire kuko nabanje gukorera ahantu hitwa Imutendere akaresitora gaciriritse nyuma yaho ndavuga abantu ntabwo babana mu nzu imwe mfata uriya mukuru uriya uri kunshyira kuri wambonye kuri YouTube yego mujyana Kibungo mu mujyi tubana Kibungo mu mujyi naho nafunguye akaresitora turakorana nyuma rero hashize iminsi ya resitora y'Imutendere ndayihagarika bose mbazana Kibungo mbagejeje Kibungo umugore muto muzana i Kigali gutwara moto nza gutwara moto umugore mukuru ari uriya nyine asigara muri resitora urumva nyine urabatandukanye muri 2006 uzi ko bahagaritse amamoto i Kigali yego bahagaritse moto byabaye ngombwa ko nongera kumanuka n'umugore muto tugezeyo turabana hashira iminsi moto barazifungura noneho ndavuga nti uyu mugore mukuru atazagira ngo wenda ni ukumuhohotera nawe reka mujyane bari we njyana i Kigali noneho yego muzana i Kigali ntwara moto noneho urumva ko leta yari yavuze ati umuntu wujuje ibyangombwa ze atware moto bazifungura umugore araza i Kigali yakaraba amazi y'i Kigali aracya nibwo yatangiye buriya busambo nibwo yatangiye kumva ko adakwiranye n'umumotari sinkubeshya pe
yaraje akaraba amazi y'i Kigali yisiga amavuta araki yakireba akavuga ati sinkwiranye n'umumotari kugeza ubwo nimutse mu Biryogo ngikabuga mbona koko ari kumbwira ati sinkwiranye n'umumotari. hari amagambo yigeze akubwira agukomeretsa gutyo cyangwa se agutoteza yuko wenda adakwiranye n'umumotari mu by'ukuri yakwitwaragaho ate muri icyo gihe? Imyitwarire ye hari ukuntu yashoboraga kuba yagusaba za mpushya za hato na hato ariko wakurikira ugasanga ibyo yagiyemo ari ibintu bidasanzwe. Ari ibintu bidasanzwe. Umva ntabwo nari bwicarira aho ngaho umuntu agusabye uruhushya sinzi kwa mukuru wanjye habaye ibi n'ibi wowe ugakurikirana kumbe agasimbukira kwa padiri. Ubwo rero mbona ntibisanzwe no mu Biryogo kandi ubwo byari Rwaserera twimukira i Kabuga tugeze i Kabuga noneho nsanga hari abantu bari tayari kumusenyera. We ntiyabibona nyine aravuga ati koko ntabwo nakomeza kubana n'uyu mugabo biba ngombwa ko anashaka undi mugabo. ntabwo byoroshye kabisa. Pole wenda reka twe kuvuga ibintu byinshi cyane cyari kituzanye ahangaha mu by'ukuri no gushyiraho umucyo ku nkuru n'ibiganiro Tawusi yagiye atanga. Niyo mpamvu twicaranye n'uyu wahoze ari umutware we muri aka kanya. Wenda nagira ngo nkubwire niye message wasigira umuntu wese uri kukumva cyangwa se umuntu waba warakurikiranye izi nkuru za Tawusi, niye message wamuha cyangwa se n'abanyarwanda bose muri rusange? Inkuru rero naho abanyarwanda muri rusange n'abantu bose bazankurikira kuri iki kiganiro, ya mbere ndayiha abana banjye, ndabakunda kandi ntazagire umwana wanjye ugira ikibazo nakemura ngo abure kukimbwira kuko ntabwo ngewe urukundo rwigeze rurangira ku bana banjye. Kandi Imana ibafashe rwose bahe ubuzima bwiza, ibarinde uburwayi, ibarinde rwose guhangayika. Iyo ni message ya mbere. Ya kabiri, abanyarwandakazi, ibi bintu by'ipfobya rya jenoside birababaje kuko ibintu byabaye mu Rwanda birababaje cyane. Kuba rero umuntu wese yabyifuza, ntabwo umuntu yabyifuza rwose. Ubwo mboneyeho no kwihanganisha abanyarwanda bagize kiriya kibazo kuko kirababaje. Ari n'uwo ari wese cyabaho rwose kirababaje cyane. Bakomeze kwihangana nubwo abantu bagenda babatoneka ariko bihangana. Ikindi bafata ukuri ikinyoma tukireke. Yego. Ngira ngo wenda niba nta kindi kintu wakongeraho twakiganira ku musozo w'ikiganiro, ariko tutararangiza ikiganiro hari mukuru wa Tawusi twavuganye mu minsi yashize ubwo uriya Rusi yazaga gutanga inkuru ye atubwira uburyo Tawusi abeshya. Mu by'ukuri yavuze yuko ngo batigeze bapfa, ariko atubwira ko afite icyangombwa cya Farisha. Hari ikintu ibyo bintu wowe waba ubiziho nk'umuntu wari umunyamuryango wa hafi? Icyo naba mbiziho mvugishije ukuri, nubwo wenda uriya muryango utahizwe uretse ko Tawusi yabyitwaje, ariko dukurikije amateka yo mu Rwanda, bari ababyeyi ndebesheje ijisho rya gatatu, bari ababyeyi bari bafite indangamuntu ebyiri. Nyuma y'imvururu zagiye ziba mu Rwanda, nkurikije abantu bakuru ukuntu babivuga, hari abantu bazaga bakavuga bati rwose twebwe turashaka kugira ngo mutwihere indangamuntu y'Abahutu ariko twibonera amahoro. Ni muri ubwo buryo bayifashe. Naho ubundi urebye isura nibyo koko bashoboraga guhigwa, barokowe n'iyo ndangamuntu ya kabiri. Ni ukuvuga ngo bya bindi bavuga yuko bagenderaga kuba bareba uburebure, amazuru cyangwa se n'iki kindi, urebye nk'uko byavugwaga bo bari
bujuje ibyangombwa byo kuba bahigwa ariko noneho bakaba barabyiteguye bishakira indangamuntu ebyiri nubwo buryo rero Tawusi yuririyeho avuga ati ariko se ubundi iyi sura yanjye wayicuruza nubwo buryo bavuga ko batarokotse naho ubundi muri make pe cyangwa n'ubundi barahigwaga nuko bamenye ubwenge bwo kujya gushaka iyo ndangamuntu bari barayishatse kera bari barayishatse kera nubwo buryo pe ni ukuvuga ngo n'ubundi wenda ari nk'ibintu abantu bari kumva bakumva ko nyine n'ubundi Tawusi ari mu bantu ubwo bahizwe ntabwo bahizwe pe wenda ari mu bantu bahigwaga ubwoko bwe bwari abahigwaga ariko bakaba baramenye ubwenge kera bakaba baragiye kwishakira indangamuntu ariko kubera iyo mpamvu abaturage babaga babizi ntabwo bize babahiga hari ikiganiro twagiranye n'uriya mukuru we yuko uriya mwana we uriya abereye nyina wabo atubwira yuko ngo ndetse mu bantu ngo bagize hari ngo musaza wa Tawusi wamwambuye murumuna we amujyana ngo bajye kumwica ibyo yarabitubwiye ariko we ntabwo wari uhari niko watubwiye ntabwo mbizi iby'icyenda na kane ntabwo nari ndi hariya ngoma ntabwo mbizi wari uri mu kazi nari ndi mu kazi yego reka wenda tugane ku musazo w'ikiganiro bantu mudukurikira mu biganiro byacu tubagezaho umunsi ku munsi mwaradutumye muratubwira ngo mugende mutumenyere amakuru muzajye kuri tere mushake umuryango w'uyu muntu mugende mutumenyere amakuru nubwo buryo rero turi gukoramo izi nkuru ngira ngo mwabyumvishije umuntu wazakenera ukuri nawe azajya kubaza kuri tere cyangwa se agashaka bamwe mu muryango wa Tawusi akaba yamubaza ngira ngo rero reka tubashimire ko mwabanye natwe mu kiganiro tukitangira namwe tugisozanyije amahoro ya Nyagasani abandi na buri muntu wese Imana yishimira bye Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.